igihe cyose iyo mvuga mba nshaka kurangurura, kuko ibyo mba mvuga ni iby'Imana, kandi ibyo mvuga ni ibyo mwiyumvira, mwe n'ibyo mwiyumvira. Kambanze mbibwire, amazina yanjye nitwa Gasengayire Louise, ndi umupasiteri, ndi uwa Uganda, Kampala, ndi umumama w'abana 5, ndi umupfakazi. Church nshumba yitwa Church of Charity wa Kiso, nyishumbana n'umuhungu wanjye w'imfura. Ngiye kubabwira ijambo muzajya muhora muzirikana. Wa mwana babana 2, uw'ikirara n'uwagumye mu nzu mwasi. Uw'ikirara watwayeho umugabane, ni nko kuba ufite baguhaye urutoki ukirukankana iseri, ni nko kuba uri mu ruzi, uri mu nzu ya so ukadaha igikombe cy'amazi. Niko wa mwana yabikoze, ariko se ari we data, ari we Mana yamukomeje amugenderaho, kuko uno wasigaye yari ari iburyo bwe, ntacyo yari atwaye. Nk'abariya abana bacu, nk'abariya abana banyu, wa mwana uri positive, udafite igihe utagoye, uko utamwitaho cyane, ukita kuri uyu nguyu wananiranye. Niko namwe mbabwiye, ntimuzongere na rimwe mu buzima bwanyu gusengera igikombe cy'amazi, gusengera imigabane, gusengera imigabo, gusengera igikombe. Niba usengera runo rusengero, wisengera ikode, sengera ko rubu rwawe. Murabyumvise? Ahantu nk'aho uravuga uti baravuze ngo mu byanditswe ngo aho dukandagije ibirenge byacu hahinduka ahacu. Wisengera iseri ry'igitoki, urutoki n'urwawe. Vuga utamina. Ubu muri aka kanya tugiye kubona icyo bita access. Access ni kwa kundi Yesu yakoze atya: umubumbe w'isi ni uwawe, isi ni iyawe. Yaguhaye kudominatinga earth, kurya isi. Ntabwo yaguhaye akamanyu, ntabwo yaguhaye agaseri, ntabwo yaguhaye igikombe. Kuva waramwemeye ukavuga ngo niwe utegekera muri gi, ntabwo uzongera gusenga uvuga ngo Mana ndakwinginze, ndagusaba ngume. Uzajya icyo bita, umwana wa hano pastor wanyu yari umusirikare, command. You are going to command heaven. Uzajya utegeka, uzajya uvuga bibe, nutegeka bikomere. Kuko Kristo ntumuvoma kure, uko arushaho kuba kure ni kurimo gusabiriza. Kandi aravuga ati abankurikira ntabwo mukirabaja, muri abatware. Turaganira nkuko muvugana nanjye aha, murakomandinga. Ahantu nakandagiye wa Kiso, aho uyu mugabo yaje gusengera, hari urusengero rungana n'uru. Nabwiye Imana nti nahanjye, ntihabaye ahanjye, ntabwo ari ahanjye, ndakodesha. Urusengero ruhari ndarukodesha, hari ikintu kimwe nishyura. Tugiye kwiga gusenga, tugiye kwiga kuganira n'Imana, tuyihe n'umwanya ivuge. Umugabo witwa Dawudi n'umuhungu we Solomoni, uburyo Solomoni yavutsemo murabuzi, n'uburyo Dawudi yabayeho murabuzi. Ariko icyabahaga
gutandukana ku bandi, uniqueness, kuba utandukanye n'abandi, kuba adakopa abandi, ni imisengeri, ni imivuganire n'Imana. Dawudi yasenze atya, yabwiye Imana ati mpa umutima nk'uwawe. Buriya iyo ufite umutima nk'uw'Imana, hari igihe bisaba gukubita ugakubita, byagusaba gusengera ugasengera, byagusaba kuvuma ukavuma, byagusaba guseka ugaseka, byagusaba kurwana nka bano babaye abasirikare ukarwana, byagusaba kubyina ukabyina, kuko baravuga ngo buri kintu gifite igihe cyacyo. Iyo ufite umutima w'Imana umenya ibihe ukabijanisha n'ikigomba gukorwa. Aho hantu nimuhakomera amashyi. Yasenze neza avuga ati mpa umutima nk'uwawe, kuko hari aho bizajya biba binsaba kurakara nisetse nk'indyarya. Umukobwa yahoze yigisha ku kuri. Iyo uvugishije ukuri usigara wenyine. Tubereyeho kukuryarya. Nibwo bavuga ngo umuntu hariya ni uw'ingeso nziza. Iyo uhagaze ku kuri usigara wenyine, usigara mu kirere. Kandi Yesu yishe ukuri ari ku musaraba gusa. Ninde unyumvise neza ngo akoma amashyi avuze n'induru? Yesu ukuri yakwishe ari ku musaraba. Baramubeshyeraga kamera nk'ubyemera, barakubitaga kamera nk'ubyemera, baramubambye arabyemera, bamugerekagaho ibyo atakoze akabyemera. Amaze kuvaho yongeye kubyemera, yabaye ukuri. Ukuri ntabwo ari ukubambwa ngo nanuka ndamureka nigendere. Oya, hagarara umubwire utari ko we bagututse icyo gitutsi, we byagushimisha? Bagitutse umwana we byagushimisha? Ako kana k'agakobwa ufashe gatoya ugiye gusambanya hariya, kufite abakobwa bahangana nako, ugasambanyije ukakanduza sida, abawe babanduje, byagushimisha? Aya mafaranga nakugurije unyibye, nkaba bana banjye batiga, abawe biga, abawe batiga, byagushimisha? Niko bita ukuri. Nuruba muzira futi, inama bita abashizi b'isoni, mubita ingare. None se wa muntu we, bakora ikintu ukigendera, uriya muntu wakigukoreye we ntashaka ubutumwa bwiza, ntashaka gukizwa, ntashaka guhinduka, ntabwo ari we. Ndabaza ikibazo, ntabwo ari we Imana yagutumyeho? Ntabwo ari wowe? Niyo ntama yawe ya mbere igutumyeho, kuko yahemukiye we ntiyahemukiye njye sinanabizi. Ariko uti mu Ruganda bararirimba ngo nebwe yakubwe migo yasigalanga ye Mukama, nebwe yakubwe migo yasigalanga ye Mukama. Erega yakubitwaga inkoni ze ngo wowe ukire. Burya uburyo bumwe bwo kwica umubiri ni ukubwiza abantu akore, kuko uzi gutari bumusigarane. Abashaka umubiri wabo bazawubura, ariko abawica n'abavugisha ukuri kuko kurasharira. Nuzajya usohoka aho hanze abantu bakabwira ngo kanaka turamuzira, jya ubanza witonde. Kwa kanaka aho ngaho nta kigenda, jya ubanza witonde. Wenda banza uburyarya, bahisemo ukuri. Murimo muranyumva neza? Harimo urimo kunyumva? Yesu yaravuze ati nijye kuri, nijye nzira, nijye kuri, nijye waki, nijye bugingo. Ariko umuntu arahagarara hariya akavuga ati gera uwiza mureba aha ngaha, cyemeze gutya na gutya, ariko kanaka ariyemera. Yiyaturireho nabi, abo hanze bakwaturireho nabi, nawe wiyaturireho nabi. Vuga uti jyewe nyirakanaka, ivuga izina, jyewe nyirakanaka. Guhera kuri uyu munsi abanyita amazina mabi sinahababura, ariko jye sinziyaturiraho ikibi, nzajya mpora niyaturiraho icyiza. Ngomba gukira, ngomba gukizwa, ngomba gutunga, ngomba gutunganirwa, kugira ngo mpagarare neza imbere y'Imana nemye no kugira ubwoba.
ahubwo ngire kwizera, kuko niko kw'Imana. Yesu yavuga ati njyewe ntabwo ndi ukuri, ubwo ngo niko guca bugufi. Njyewe ntabwo ndi ukuri, njyewe ureba nta nubwo ndi inzira, nta nubwo ndi ubugingo, jyewe mureba. Ubu tuba turi gukurikira ndi. Icyitwa confidence, kumva wemera icyo uri, ni ukwivumbura uwo uriwe. Iyo umaze kwivumbura uwo uriwe, wumva ahubwo ibyo wari urimo bitari binakwiye. Ugomba gushaka ikinini. Jye nabonye Imana umunsi namenye uwo ndiwe. Nyirakanaka waberewe, aha mahese naberewe, ngo ubwo nibwo guca bugufi. Mubwira uti naberewe, navuye no mu rugo mbyiyumvamo, ndumva. Umuntu abanza gupfira hano. Buriya umuntu udafite umwuka uhapfira. Ubu ntimundi yako ndi umugore munini, murandeba ndi umugore munini, mubiri ari hano, sibyo? Ntabwo ari Kampala, no ku cyacu ntibari bumbone, ariko mwuka yagezeyo kare. Mwuka aba buri hose. Icyo wiyumvisha mu mwuka ugiye kuba nicyo uhinduka, kuko mubiri ni uw'agace gato kangana urwara ubumagaza. I have occupied this space. Ndi mu kafo katini, however fat, however big, ndi mu kafo katini. Ariko mwuka wanjye arimo arinjira muri mwe mwese, arimo aricara muri mwe, harimo aricara muri mwe. Nimunasohoka hano, ntabwo murimo muzawukorera hano. Hano mwaje kuzura mukajya gukorera aho ntagejeje iki amaboko. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Imana yabantumyeho. Abefeso 3:20. Abefeso 3:20. Yes. Adusome. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Rekeraho mukobwa mwiza. Hakajambo murakumvise? Ibasha gukora ibyo twe tutiyumvira. Ibyo wiyumvira aka kanya ntabwo ari byo byonyine yakora, ikora ibya mirenge. Ibasha kubikora. Si wo wa mwuka yaduhaye utuma wowe utigeze ujyayo, uti mwuka agenda unkemurira iki, mwuka agenda unyishyurize. Mwuka akemera n'icyubahiro cye cyose akikondesendinga, akihindura ubusakaza akaba muri wowe. Tuzi neza ko yicara hari amahoro. Nubwo ibikugarije byose byaba bibi cyane, byaba bitinyishije, ariko buri hari ikintu nkunda kwigisha nkabaza abantu. N'ibintu waciyemo ucyo bihangayikira kandi warabiciyemo. Ucyumvise akomera Imana amashyi. Abandi byarabatwaye, abandi barabizize, abandi babiguyemo, abandi babirwariyemo, abandi barapfuye. Wowe ubicamo, ubirebera iki, ubihangayikira iki? Iyabigucishijemo kirya gihe byari na bibi cyane, imbere hari Imana. Imbere hari Imana. Nuko utayibonye, niyo mpamvu byakugize ku buryo ufite n'inkovu zabyo, kuba ufite n'igeragezwa ryabyo, kuba ufite na trauma yabyo, ko wabiciyemo. Abandi barabizize, biraguhangayikira iki? Ibyahise aba amateka, kuko iyo utamenye ibyo wanyuzemo ntubona, iyo utamenye iyo wavuye ntumenya nahuraga. Ariko wibizahariramo, urabyumva neza, wibizahariramo. Amaso Imana yaremye areba imbere kandi areba abantu. Imana irakubwira ati nzi ibyo nibwira kukugirira biraruta ibyo wiyumvira. Kandi koko Imana ibyo yenda kutugirira biraruta ibyo twiyumvira. Mugiye kubibonera ku isengesho n'amavuta mugiye gusigwa.
Imana ifite ibyo yiyumvira kukugirira biruta ibyo wasengeraga. Umuntu ashobora gusengera ati ugiye gutwara imodoka ya V8, wasengera gutwara V8, wowe ukirwana n'igare. Imisengere yawe uvuga ngo ririya gare rya Road Master ndamuka ndibonye. Ndagira ngo mwibaze aho mwavuye, abashumbwa n'uyu mwana Pastor Steven, aho mwavuye mureba hano muri. Ndagira ngo mureba hano muri. Ndagira ngo mureba hano mwicaye. Ni from glory to glory. Ni from glory to glory. Ikintu usengera niba kikiri mu bushobozi bwawe ntabwo kiraba icy'Imana. Ninde ukumvise ngo akomere Imana amashyi y'impundu? Ikintu usaba Imana niba kikiri mu bushobozi bwawe ntabwo kiraba icy'Imana. Ikintu usengera niba kirenze Yesu barimo kumugerageza, urupfu rurakomera cyane, yahamagaye se kuko icyo yari ariho cyari kirenze iki? Ubushobozi bwe. Ikintu usaba Imana niba kikiri mu bushobozi bwawe ntabwo uragera ku Mana. Reka mbaho urugero. Ngiye mfite umugabo nari nkagatije, ubupfakazi buraryana, ntabwo hazongera kuba gupfusha ukundi. Nari nkagatije cyane ku mugabo, ngira ngo namuramyaga kurusha Imana yanjye, niyo mpamvu Imana yamwishe. Ikintu cyose uzaramya yaba ari umuntu kurusha Imana yawe uzaba urimo kugicukurira imva. Takamanyu k'umutima kamwagira uyu munsi ejo kakakuniga. Umutima gusa. Urasengera akamanyu k'umutima? Ikijana z'amasaka ari izawe? Urimo urasaba imigabane nka wa mwana w'ikirara, mumpeho utwanjye. Isi yose ni iyawe. Mugiye kugenda amahanga. Solomoni mwene Dawudi wavutse mu nzira zikomeye nka ziriya kuri muke Uriya. Imana iti nsaba icyo ushaka nzaguha. Ngera ubwenge. Undi baravuze ati mpa V8, mpa indege, mpa moto, mpa pikipiki, mpa ikintu, inzu, miki. Ariko yasengeye ubwenge. Uzi gusengera ubwenge icyo ari cyo? Ubwenge buguha kumenya ibihe. Ubwenge buguha kujera. Ubwenge buguha gukomeza gufata neza ibyo uhawe. Ubwenge ntabwo bukorera wowe, ntabwo uba self centered, bukorera abandi nkuko pastor n'umugore bakorera abandi. Isa Dawudi ati mu mutima nk'uwawe nzashobore kumenya uko nkorera abawe. Icyo uzajya usabira abandi Imana izajya kuba inshuro nyinshi kuri wowe. Uriya mukobwa arakigishije neza, aravuga ati tujye tumenya gusengera abakiranutsi. Muzi ko Aburahamu kubera kumvira Imana yabonye ijuru asigara ashaka isi. Imana yamuhaye ijuru. Iyo Imana imaze kuguha ijuru ubaco cyasobya ubutagicumura. Iyo yamaze kuguha ijuru ni ukuvuga ngo n'ubweza akagutonganya ngo wowe kuki aka kanya utateguye bino bintu. Abasigaye nibo bavuga ngo ariko ubonye uriya mugabo ngo ni umunyamahane cyane, ngo mvise ukuntu abwira kanaka, ariko uwo mujinya waba ari umujinya w'Imana. Uranyumva neza? Ni nayo mpamvu tuba tuyisaba ngo igume muri twe. Hari akandi kantu k'ubwenge nshaka kubabwira. Wari ubizi ko ubuzima bwacu bwose buriho ku mahirwe ya kabiri? Sibyo? Turiho ku mahirwe ya kabiri, aya gatatu, aya kane, aya 10. Kankwereka impamvu. Yohana abatiza Yesu, Yesu yaravuze ati hariho uje abatiza n'amazi
ariko hariho ugiye kuza abatiza n'iki n'umuriro n'umwuka wera. Ibibazo biraza bikakugota byamara kuzingazinga uti fire. Hari umuntu utajya ukunda iryo jambo fire, fire ndatsindika fire mu binaniye, ariko urahamagara fire, wowe uri fire none yazikotsa wowe. Hamagara umuriro nawe uri inkota, uri umuriro, sibyo? Nyamuneka wahamagaye wota kukiri wota, kukivangiritiranyije bitaritandukanya, wavuze uti wota kwakubatizwa kwa mbere. Kwakubatizwa kwa mbere rero kugira itariki, sibyo? Wabatijwe ryari wowe? Niba utabizi reka nihere hogi. Wenda nabatijwe mu 2000, sibyo? Bifite itariki ishobora no ku expiringa mu rugande, birasaza, birashaza. Ariko kubatizwa n'umwuka wera buri munsi buri saha, mwami wanjye ndagukeneye, umbe hafi mukunzi mwiza, unyobore mu nzira yawe. Ururime cyane. Buri saha mwami wanjye ndagukeneye, umbe hafi mukunzi mwiza, unyobore mu nzira zawe. Burira ngo buri wa munsi nzasohora iwawe amahoro. Buri munsi buri saha mwami wanjye ndagukeneye, umbe hafi mukunzi wanjye, unyobore mu nzira zawe, kugira ngo kuri wa munsi nzasohora iwawe amahoro. Mwami kugira umucyo n'umurava byawe binyobore. Mfite inyota yo guhorana nawe mwami, Mwami w'ukwizera kwanjye, kugira umucyo n'umurava byawe binyobore. mfite inyota yo guhorana nawe, kugira ngo umucyo n'umurava byawe bikore iki? binyomeho. Binyobore. Ahatari Imana turi mu mwijima. Iyo haje umucyo buri kimwe uba ukireba. Iyo haje umucyo buri kimwe uba ukora iki? Uba ukibona. Iyo haje umucyo buri kintu cyose uba ukibona. Noneho niko kwakubatizwa kwa kabiri, kubatizwa n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo buri kanya Dawudi ntiyavaga mu nzu ya se. Dawudi ntiyavaga mu nzu ya se kubera ko yari umunyabyaha. Noneho uri muri we akamutunganyiriza. Dawudi ntiyavaga mu ki? Mu nzu ya se. Niyo mpamvu nawe yivugiye ati mbonye umugabo ufite umutima umeze nk'aki. Ni kuki Bibiliya iyo yandika ibyiza n'ibibi by'umuntu, nuko Imana igira ngo ikwereke ko biriya bibi ari wa mwana w'ikirara, ari bya bindi bidatunganyije Imana yatunganyaga. Akangaka ab'umwuka nibo bakamenya. Iyo Imana irimo kugutunganya bwarabaye ubwami bwayo, niyo ishaka kunyura ku ndyo wowe ukanyura ku moso, irirukanka ikazana hahandi hari imoso ikahindura indyo. Gikomera amashyi. Iryo jambo uzaryumva na bake. Ifata
urugero shitani iravuga, shitani ntavuga n'Imana ikavuga. Noneho we kuko wemeye ko Yesu ari we mwami n'umukiza wicaye muri wowe, shitani irigurumije iraje, igihe muri wowe irakubwiye ngo nyuraho ibumoso, sibyo? Kandi Imana ishaka ko nyura iburyo. Yamana izana bwa buryo ikabuhindura ibumoso. Ngiye kuguha ingero. Ushobora gushakana n'umugabo abantu bari bazi ko ari ikirara, ariko kubera ko umugabo wawe umusengera ukamuzana mu bwiza bw'Imana, cya kirara kikazavamo umugabo ukizwa. Wa wundi washatse umugabo wakizwaga akazahinduka umusinzi kuko atamusengera. Uri muranyumva neza? Imana niyo idutunganyiriza, righteousness niyo yeza, niyo yeza ibintu byacu, sibyo? Ariko ibyeza ite? Ari uko ari utakambira buri gihe, ari uvugana nayo, ari uhorana nayo, utava mu maso hayo, utayirebera kure. Nje buri hari ikintu abantu bajya bakunda gukoresha ntajya nemeranya nacyo, ikintu cyo kuvuga ngo Imana niyo ituvaho. Ruriya mugani waba umwana w'ikirara n'umwana wasigaye mu rugo iguha icyo kumenya, iguha ubwenge, ikumenyesha ko umwana ari uva kwasi sasigara ateze amaboko atya, sarahasigara akana rwo mugaha amashyi keza. Ubuje Imana iri hano ni nayo irimo kwigisha, ni ngewe utandukira ntabwo ari itandukira. Niyo mpamvu igira impuhwe cyane, yo isigara iteze amaboko. Wa mwana w'ikirani wavuye mu nzu ya se ntabwo ari se wavuye mu mwana. Ijambo ry'Imana muraryumva, ariko ririmo rirava he? Rirava ku rusengero rufite amavuta. Tugira mu nsengero z'abandi ijambo rikabura. Nyobo tugira mu nsengero z'abandi ijambo rikabura. Ubu nta jambo mfite, ntabwo ndifite, harahongera rikabura. Harahongera nta narushye nka kuno naraye muri bisiza, nta narushye natangira kuvuga nkumva ntibiza, nkumva ndahamagara Mwuka Wera ataza, nkumva ndabura uburyo, nkumva ni ukuvuga ngo it is a magnet. Ninde uzi magnet? Ka kantu gafata ibyuma. Ni mwebwe mufite ayo mashanyarazi arimo gukurura yanjye ikabamaye. Muranyumvise? Muri make nimwe mwigisha, nimwe mwigisha kuko mwateguwe neza kandi mumenya umushumba wanyu. Ikintu kindi mbigisha, ntimukajarajare. Imana ifite aho ifite kugusanga. Ngiye yansanze ku mugabo wanjye Vincent, iyo njarajara ntabwo iba yaraje. Ntimukajarajare. Imana ifite aho igiye kugusanga ukoze icyo kwita kwihangana. Uzasohoka muri iyi ujye kwa Gitwaza, ujya ahandi, Imana nayo yawe ijarajare. Icyo uyita n'ikihinduka kwikorana nawe. Niba uvuga ko idashobora byose, ntabwo ishobora byose. Niba uvuga ko ishobora byose, izashobora byose. Niba uvuga ko ari iya dukeya, ni dukeya. Niba uvuga ko ari rutebutse, iratebutse. Niba uvuga ko ari rutinza, iratinza. Nirutebutse, vuga uti jewe kanaka ndahamagara Imana yitwa Rutebutse ngo nize ifate kuri dosiye yanjye, ibyanjye byihute, nanjye ariko nzihutisha umurimo wayo. Nurangiza vuga utamina. Imana niyitaye kuri we. Iki ni ikindi. Imana ntiyitaye kuri usa nabi, Imana ntiyitaye kuri mubi abatarashaka, Imana ntiyitaye kuri mugufi, Imana ntiyitaye kuri munini, Imana ntiyitaye kuko uteye, Imana ntiyitaye kuri background gakondo aho waturutse. Imana yitaye kuguhamanya nayo kugira ngo iguhe umufasha wayo. Gutinda kwawe, gutinda no gukererwa kwawe, ibyo abamarayika bikoreye biraremereye.
gutinda kubona umuntu mutufu, umuntu ukwiriye, wamaze kuba umwana w'Imana, ntabwo uzaterura ibyo ubonye byose. Umukobwa yari hano yigisha, umugabo we arigisha, urabona ko bahamanya. Mwuka Wera yicara hari amahoro. Ntuzazana umuntu wo kukugerageza, azirukana Mwuka Wera. Urushako rubupfa buri munsi. Ninde unyumvise? Iyo washatse nabupfa buri munsi uba wapfuye. Kubera iki? Ntimuhamanya. Ubundi urushako rurimo Imana ikiruranga haba amahoro. Mwuka Wera akabona uko akora ku byo musengera, sibyo? Ntabwo haba confusion, kumva utabizi neza ko ari nk'urugero, umugabo uramupostinga uti uyu niwe mugabo wanjye, kandi we ntabwo wenda gupostinga, ntabwo mutima gupostinga. Wowe urabwira abantu uti giye narashatse, kandi we muri byo arimo kunonya, arimo gushakisha. Murimo muranyumva neza? Abashaka ababezi murabyumva? Hano ushobora kubwira abagenzi bawe uti giye wo mureba mfite umugabo, kandi we ari mu barimo gushaka abagore. Nababwira ati nta mugore ngira. Ibyo mvuga murabyumva? Cyangwa wowe umugabo akavuga ati uyu mugore ni umugore mwiza, ni umugore wanjye, nawe muri wowe already waratangiye kujya mu bakandidateri bashakisha. Mwuka ajya ahantu hari uguhamanya. Mubashobora kuba mutandukanyije ariko mugahurira ku kintu cyubaka, mukaza kugera ku myanzuro. Murimo muranyumva neza? Nicyo bita maturity. Ni nawe muntu gupfakarira, kuko iyo agupfakariye wa muri mutakoze nk'ubuwereza cyangwa udahari nk'uyadahari, uyarigisha. Mbwira umuntu mudahuje, uramubwira uti jya ku rusengero wigishe simpari, ntabyo ngiyemo, ibyo bintu byawe byarandambiye, narabihaze. Gukererwa kwawe kurimo umugambi w'Imana mwiza. Wowe komera ku rufatiro, uburinde uzawubona. Gukererwa kwawe udafite umufasha nuko Imana yifuza kubona urutoki udatwara iseri. Ninde ubyumvise? Imana nishaka ko wayemeye ko ari we ariyo mucunguzi wawe, ngo ujyane igikombe cy'amazi usize umugezi, kuko waje ahari byose. Igihe kizagera ubikore. Pastor, murumuna wanjye yitwa Cyiza, waramubonye hariya? Ntiwamubonye? Turakurikirana. Reba uko ngana, nuje imyaka 50. Nibwo agishaka, afite umwana w'umuhungu, yashatse umupasiteri w'Entebe, barakize baramenetse. Noneho niba ubuhamya ubushaka kureka mbuguhe hafi, uwo dukurikirana bari nka 48. Aronse umwana w'umuhungu witwa Joshua. Yaravuze ati sinzashaka umugabo udatinya Imana. Turamuvuga, twe twashatse tukiri bato kuri 17 igihe nashatse, turamuseka, turavuga tuse buri yagiye mu bubikira, kuko imfura ya data mu maranyota n'umubikira kazi. Bucura bw'iwacu n'umupadiri. Turavuga tuti Cyiza rwose buriya bya Cyiza byararangiye, tutari ko nashaka azabyara. Ariko reka nze ndaje mbereka ifoto yari kumwe n'umugabo we. Cyiza ari muri 48, umugabo afite 40. Ni umupasiteri, bubatse Entebe aho ngo ku mazi. Ariko Cyiza kubera ubwiza bw'Imana imwambitse arimo araba umwana, umugabo arimo arasaza. Mwari mwicaranye nawe mu muhango w'iwacu, ndaje mubereke kuri Facebook rwose ko ni n'akantu k'uruti rutoye, ameze nk'uriye. Imana yakoze icyitwa age reverse. Yafashe imyaka 18 yikuraho, asigarana 30, umugabo agira 40, kugira ngo perfect match. Kugira ngo bahuze. Urumva ko Imana yafashe yabo umoso Cyiza yaciye ikabuhindura iburyo, bakaba batukirivu.
numara kumenya aya magambo ntabwo Imana izongera kukuvuna, muzajya mwicara muganire. Njyewe iyo njya ku kazi mbona nakererewe ntari busenge, mbwira Imana nari kuraho sheri niwaramutse, nkumva arambwira turaho cyane, twebwe n'abapfakazi burya ni n'umugabo wacu turaganira, haturaho neza. Nkamubwira ntibwakeye bute, waramutse utarabibwira uwo wita umugabo, wabanje ukabibwira n'Imana uti sheri, kugira ngo isherize neza wa mugabo yo kugucika, isharize neza imutereze, imugutunganyirize. Njye bintu Imana intunganyirije ntashyize mu bwenge bwanjye nibyo gusa. Njye nkora icyo ngomba gukora. I do what I'm supposed to do. N'abana ubwana bawe ni Imana izabagutunganyiriza wowe. Muragenda mukabita ndi kubw'Imana, haba Imana mukagira ngo ni ibyo gukina. Iyo umaze kuza mu Mana niba gutunganyiriza, wowe iyo ushyizeho imbaraga zawe ushobora no kuborekeza ahatariho. Gihe nabanje gushyiraho abana banjye agatuna mbwenwe, mwagiye mugakora ibi, mwakoze ibi, mwakoze ibi, byose ibyo nababwiye byahindutse imfabusa. Iby'Imana nibyirimo kwikorera. N'ubu mwavuye muri Amerika ushaka imfashanyo z'urusengero z'abana b'imfubyi turera, agatuna mbwenu nashyizeho kose kampindukiye iki imfabusa. Wowe kora icyo ugomba gukora, n'Imana ikora ibyayo. Biriya urimo kuvuga byakunaniye, biriya ureba bidashoboka, biriya ubona birenze, byarengeje igihe, bya expirinze, bikwiriye kujugunywa, Imana iragenda ikadukura mu kimoteri, igahungura neza, igahanagura, ikuhagira, igaca inzara, igasiga, igatunganya, ikagushyira hariya ukemerwa. Muracyashaka tuganire urugendo rwa Musa? Iri joro ndashaka ugenda ubwira Imana tunyita nde? Njye ko namenye ko nkwita umukiza wanjye, ko namenye ko nkwita Mwuka Wera tubana, wowe unyita nde? Iri joro tangira ubaza Imana tunyita nde. Njye narabibajije. Icyo gihe nari ndi no muri tagisi, njye mfite ivatiri yanjye ariko nari ndi muri tagisi. Abana bagiye kuvuga ubutumwa kure cyane, ndi muri tagisi, bashyizeho ururimbo rw'abakundana. Umugabo akekera umukobwa, barabyina dore ko abagande babizi cyane, aramuhobera, ndabyitegereza. Ndangije ndavugana, ariko Mana uyu nguyu ko amubyiniriye cyane, nanjye nkaba ngira igihe nkakubyinira nkuriye ko abyinira umukobwa. Genzi icyo nkwita ko wampaye umuhungu n'umukobwa ntaraguje, wampaye ahomba ntaragira agahomba, waramuramhumurije, bose banyanze. Giye konza uko nkwita, wowe unyita nde? Arambwira ati nkwita Musa. Yanzaniye udutotsi muri taxi, udutotsi twiza cyane ntari nanabona. Ndasinzira, maze gusinzira arambwira ngo witwa Musa. Uretse ntukoma amashyi, nanjye ndaseka nkuko yambwiye aseka. Ndamubwira ntariko Musa ntiyageze Kanani, kandi njye ndashaka kugera Kanani. Urumva uko umuntu aganira, urumva ukuntu imfura ziganira. Ni njyewe umpaye muri Bibiliya yose, umpaye Musa. Ubu muri mwe bwari uwo baha Musa akabyishimira akanabyina, ariko ntibuke ko atazagera Kanani. Nahise mubaza nti mu bantu bo muri Bibiliya bose, jye Ruwiza wisema kumpa Musa? Arongera araseka ati ni Musa wa burya, ntabwo ari uwa buno. Jya umusomaho usome, ariko ntukamukope. Hinduka wowe uzagera Kanani. Ninde uhishuriwe muri iryo jambo? Musa yarariho hatarabaho sida, Musa yarariho hatari covid, Musa yarariho hatari Ebola, Musa yarariho hatari ubukene, Musa yarariho hatari igeragezwa. Bagiraga ibibanza binini, bagiraga amataka. Abo bose Imana yagiye ibaha amataka. Musa yarariho muri ibyo bihe. Nge ndiho ndu w'iki gihe, Ruwiza w'iki gihe
ntabwo agomba kuba musa wa kirya gihe, afite gusoma ibye ariko Ruwiza agahinduka we. Uyu munsi araza kubwira turi Izaya, ubwo n'ubuhanuzi bwawe, ariko genda usoma ibyo Izaya ari, wongereho ibyo ufite. Ibyo ufite ubiha agaciro cyane. Niyo Imana yagusiga amavuta ati ntuzajugunye ubwenge bwawe. Hinduka wowe, wikopera, wikompitinga, wipiganwa. Ba wowe kuko yakuremye ufite ishusho yihariye kigutandukanya ku bandi. Yakuremye ufite ururirimbo rwawe, umuka yatwaririmbaga indirimbo z'abandi. Nyabo Imana irashaka ururirimbo rwawe, kuko buri munsi ni umunsi mushya. Ubu urandeba hano, ejo uzahambona. Ubu turi hano, ejo niho tuzaba turi. Ubu ndi Rwanda, ejo niho nzaba ndi. Imana yiririmbira ururirimbo rushya buri gihe, kuko nayo ni nshya muri wowe. Ntuzongere kugira ikiguhangayika. Urebe Imana uko ikora ku buzima bwawe no ku bw'abandi. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire bose barebe, dufite Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura, ifata idukuramo, iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. mu by'umwuka no mu mafaranga. Ndategeka gukira muri byose. Ndategeka buri muntu hano kubona ibikoresho. Ndategeka mwese gukomera. Ngo nzajye kugaruka hano buri muntu afite ururirimbo rushya. Mushumba ndategeka kugenda amahanga. Kandi ukandagije ikirenge zahabu baziguhe. Umurimo w'Imana ukorwe. Yeremiya 29:11 niyo ngiye gusorezaho. Twisiga amavuta, si we wawe? Sigwa amavuta. Mushumba ndamusiga n'umugore we namwe mwese abasige. Yeremiya 29:11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Utwaye iryo jambo nakomera Imana amashyi. Ubu Imana bya bindi byanditse ku dupapuro rwose twose ko wanditse iradushyizemo umukato. Twa tuntu wajya gusengera twose Imana idukoze ki? Irareba ko tutari utwayo, n'utwawe. Turi mu bushobozi bwawe, sibyo? Ubyumvise ninde? Nta kintu cyawe na kimwe kizongera kuba ingumba. Muzubaka amazu muzayararamo. Ntimujya mubona abayuzuza bagapfa batayinjiye. Ntimujya mubona abazirimo batabasha kurya, batabasha no kwishimira Imana. Mwizanyu muzazubaka muziraremo. Abana banyu bagiye guhabwa amahoro menshi, kandi bazaba b'ingirakamaro.
igikombe cya mushumba cy'amavuta kigiye kuzura nawe amene, gitembe kijya muri mwe. Ntabwo icyo cyaba gishonje ucyanyu cyuzure, ni ukuvuga ngo icyo giye kuzura. Kandi nzagaruka unterera nka wa mushumba nakubwiye w'inansana, yantereye ambwira ati abantu barashaka gutanga ubuhamya, tebuka. Nariyo mu kiriya cyumweru gishize, ati abantu baragushaka ku buhamya gusa, ati nicyo bagushakira. Ubu mfite kuzajyaho nimva hano, kuko ndavuga bikaba, nategeka bigakora iki? Bigakomera. Wowe icyo ugomba gukora bakita bugomvu, umvira, umvira, ntiwongere guhangayika. Na kariya gatoya kaguhangayikaga, aka kanya wavugaga ngo ariko se mushumba ko avuga ngo ngiye biriya bintu biraza kugenda bite, ibyo byo naje gukemura. Wowe reba Imana, ikigeragezo ni iki? We tumbira Imana. Mureke dusenge. Vuga tayi Yesu, warakoze kubona ari we nahisemo, ko iyo utaba Imana nari kubahoni. Iyo utagira imigambi myiza kuri jye, inshuti ziratubeshya, abavandimwe nuko baraturyarya, abandi batugirira ishyari, abandi nibatwifuriza. Iyo utabaho koko nari guhungirayo. Ndagushima kubwira ijambo uhaye jye Mwami, buriya bwose bwampangayikaga menye ko ari we gisubizo, kuko ibitari mu bushobozi bwanjye nirengagiza nkana, warabikoze. Tekereza jye kuba ndi umuntu, nkaba nari inyamaswa, nkaba nari igiti kinyagirwa, nkaba nari umuhembe bagenda bakubita amabuye, nkaba nshobora kwirwanirira, ukampa abana ntaraguje. Kiriya koko mpangayikira, kiriya kituma ngira kwirarikirira, nirarikiriraga ibiki? Nacyo uzagikora kuko ugira impuhwe, kandi ntiwandemeye kubaho nabi. Wandemeye guhagarara nemye nkavuga ubwiza bwawe. Ntabwo nzavuga ubwiza bwawe ari uko ndi mu rugo rusaba umunyu, hari uko ntariye neza, hari uko ntaraye heza, hari uko randi roda nyirizo amereye nabi. Nzarivuga ari uko ibyo byose bikuweho. Ndagushima kuko ubimpaye, icyubahiro kibi cyawe.